Muri aho mwese abankurikira aho muri hirya no hino ku isi yose, ndabasuhuje cyane kandi mbifuriza kugira amahoro y'Imana, kugira urukundo n'impuhwe bituruka ku Mana bibane namwe. Uyu munsi rero ngarutse nyine mu biganiro byanjye mbategurira ku murongo wanjye wa YouTube Urumuri rw'Impuhwe Hakizimana. Akaba ari umurongo nyine nashyizeho kugira ngo mvuge urukundo rw'Imana, namamaze impuhwe z'Imana, kandi mvugisha ukuri ku byo naba narabonye cyangwa se numvise, ndetse ntange n'ibitekerezo byanjye kugira ngo mparanire amahoro, kugira ngo mparanire ko abanyarwanda babana neza mu mahoro, cyangwa se n'abatuye isi nyine nabo babana mu mahoro kandi bishimye. Nkaba rero mbibutsa gukanda subscribe abatari mwabikora, ndetse mushyireho na comment, kandi mu biganiro byanjye mubisangize n'abandi. Uyu munsi rero nabateguriye insanganyamatsiko ku byerekeye kubabarira. Ni insanganyamatsiko itoroshye cyane cyane muri ibi bihe, kuko usanga nyine itavugwaho rumwe cyane cyane kubera ko njyewe navuze ko natanze imbabazi ku batwiciye, ku baregwa mu kwicirwa nyine umuryango wanjye. Mbibukije nyine njyewe mu gihe cy'ubwicanyi bwakorewe Abahutu cyangwa se jenoside yakorewe Abahutu, natakaje nyine icya kabiri cy'umuryango. Ni ukuvuga ngo twari umuryango w'abantu 12, ni ukuvuga abana 10 n'ababyeyi 2, nyine ubundi turi 12, ariko abana 4, abavandimwe banjye 4, ndetse nyine n'ababyeyi banjye bombi nyine bakaba barishwe nyine muri ubwo bwicanyi, n'ubu bugikomeje gukurura impaka no guhakanwa, kandi nyamara ubwo bwicanyi bwarabayeho. Ariko akenshi navuze ko natanze imbabazi kuba bigizemo uruhare, kubaregwa kuko barabigizemo uruhare, ariko abantu nyine ugasanga hari aho bitavugwaho rumwe. Ati se ni gute wababarira umuntu utagusabye imbabazi? Ati niba batemeye ibyaha byabo nanjye sinshobora kubabarira. Ariko njyewe ndashimira Imana, kuko nanone imbabazi cyangwa se impuhwe nyine nkuko nabivuze ni ingabire y'Imana. Ndashimira Imana rwose ko numva iyo Imana ingabire yari yimpaye, kandi nyine nkaba mpamagariwe kuyisangiza abandi. Mu by'ukuri urugero navuga mfatiraho ni urugero rwa Yesu Kristo. Yesu Kristo nawe ku musaraba yababariye akiri no ku musaraba, ariko umusaraba bari bakiri no kumwica, bakiri kumugirira nawe, ariko aravuga ati Mana ubabarire kuko batazi icyo bakora. Ngaho rero ni urwo rugero, nubwo abatugiye nabi iyo nabi ndetse twavuga ngo baracyayihakana, ni uburyo bwo gukomeza iyo nabi, ariko duhamagare kugira gutanga imbabazi ku babishoboye. Ntawe nshyiraho imbaraga, ni ubutumwa ntanze. Uwabishobora ndaza kubaha ubuhamya bwanjye nyine uko ibyo nakoze, ndetse nuko nabigezeho. Noneho buri muntu nawe yirebe niba hari intambwe yatera mu gutanga imbabazi, kuko nkuko nabivuze mu mushinga wanjye nyine, nuko umushinga numva harimo gutanga imbabazi, gusaba imbabazi nyine no kwamagana ibibi ibyo ari byo byose. Akaba ari ikintu numva nifuza nyine gushishikariza ababishaka, kugira ngo muri urugendo turimo rwo kuvuga ukuri ku Rwanda, rwo guharanira ko habaho amahoro arambye ku Rwanda, kugira ngo icyo kintu nacyo kibe cyafasha muri urwo rugendo. Ubwo rero birumvikana nyine igice kimwe cyaguye muri Kongo cy'umuryango wanjye, hanyuma papa wanjye nyine nawe aza kwicirwa nyine muri gereza mu Rwanda. Ariko hari n'abandi bantu barimo nka murumuna wa papa nabo bishwe, n'abandi bantu b'umuryango wanjye barimo ba data wacu nabo bagiye bicwa. Ubwo rero duhenda ku byabaye muri Kongo, murabizi ko nyine hari ibirego biri ku Rwanda, ndetse ku bayobozi bakuru b'u Rwanda harimo nyine ndetse n'abayobozi ba Uganda, ndetse abayobozi bakuru b'u Rwanda, uvuga ngo harimo ba perezida nyine, perezida wacu Perezida Kagame, harimo mu bayobozi ba Uganda harimo Perezida Yoweri Museveni, harimo n'uwahoze ari perezida wa Kongo Perezida Kabila. Bose ni abantu bavugwa muri za raporo zagiye zikorwa z'impuguke ku bantu bagiye bavuga ku byaha byakozwe muri Kongo. Harimo abari bakuriye ingabo, barimo General Kabarebe, n'abandi nyine bari muri izo ngabo z'u Rwanda.
abo bose rwose nongeye kuvuga ko mbahaye imbabazi ku mutima wanjye rwose, kandi ni ibintu nkuye ku mutima, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu mpimbye cyangwa se kugira ngo ngaragare kunuku, oya, ni ukuvuga ngo ni igikorwa numva nakoze umutima wanjye cyo gutanga imbabazi ndazitanze, kandi igihe cyose babihakana ibyo babivugaho byose kugira ngo habeshywe, igihe cyose nzavuga ko imbabazi nzitanze. Noneho ikindi nanone ku byerekeye n'urupfu rwa papa nawe, umuntu nyine uregwa mu urwo rupfu rwa papa nyine dukurije n'ubuhamya twagiye tubona, nyine harimo umugabo witwa Karangwa Pierre, wari burugumesitiri icyo gihe, akaba ari we nyine uvugwa ko nyine yatanze amabwiriza, ndetse hakaba n'ibikorwa yagizemo uruhare, dukurikije ubuhamya tugenda twumva yuko nawe byaba mu bikorwa byo kwica urubozo nyine papa nawe yari ahari. Noneho kandi ikindi navuga nyine nuko umugabo witwa Karangwa Pierre hari n'abandi bantu nyine aregwa kuba yaragizemo uruhare. Hari nk'umuntu numvise, nibyo numvise, ntabwo nabihagazeho narabyumvise, ariko ngo hari nk'umuntu ngo yarasiye ngo mu isoko ryo mu Muyira, abantu yenda bazashaka amakuru bakumva niba atariyo cyangwa atariyo. Hari abandi bantu bagiye batwarwa nyine gutyo bakaburirwa irengero, hari urupfu rwitwaye abagabo tuvuge, hari impfu nyinshi nyine zivugwa yuko uwo mugabo ari warazigizemo uruhare. Iki gihe rero nkaba numva ari igihe nyine cyo kumushishikariza ko nawe yakwireba mu mutima akavuga ati kuko ibi bintu niba narabikoze koko nkwiye gusaba imbabazi Imana, kandi ngasaba imbabazi n'Abanyarwanda. Noneho rero ikindi ni uko mu byerekeye ibikorwa by'ubwicanyi ubundi byagiye biherekezwa nyine n'ibikorwa byo gusahura, nk'uko nyine muri jenoside yakorewe Abatutsi abagiye bakora ibikorwa byo kwica Abatutsi bagiye banasahura, n'ubundi no mu kwica Abahutu cyangwa se muri jenoside yakorewe Abahutu nabo iyo ubirebye usanga hari ibikorwa byo gusahura nabyo byagiye biherekeza. Mu cyo navuga rero ni uko hari amakuru nyine twahawe yuko tuvuge umugabo witwa Karangwa Pierre nyine hari n'urusinga rwacu yatwaye, hari urusinga rw'umuriro, rwa rusinga rurerure cyane kuko hano twari dutuye n'ahantu kure cyane, ariko ababyeyi bacu bakaba bashoboye kuhageza umuriro. Ubwo rusinga bivugwa ko yarutwaye ndetse akarugabana n'abandi bantu bamwe na bamwe, harimo uwitwa bavuga ngo yitwa uwitwa Merani, nawe utuye ku isoko ry'Ikongo, bavuga ko ari bamwe bagabanye urwo rusinga rwa rusinga rwacu. Icyo nacyo kaba ari igikorwa kitari igikorwa cyo kugaywa, ariko kubera ko mvuga natanze imbabazi, ni ukuvuga ngo ibyo gutanga imbabazi ubundi bijyana no gushishikariza nabo kubakoze icyaha kugira gute kwisubiraho, cyangwa se kuba bavuga bati ibyo bintu turabisubije. Ni urugero bati urusinga natwarutwaye, bashobora kuvuga ati urusinga turarusubije, cyangwa se bagatanga ikiguzi cyarwo n'urugero. Kuko icyo tugamije ni amahoro, icyo tugamije ni uko abantu boroherana, ni uko abantu bagira gute basubira mu mubano, kandi impande zose hakabaho kwemera amakosa buri muntu yakoze. Aha rero abo nabo nyine, yaba uwo mugabo witwa Karangwa Pierre cyangwa se abo bavuzwe nyine kugabana urwo rusinga, nabo rwose ndongeye kuvuga ko nanabahaye imbabazi, kandi n'ubu imbabazi ndacyazitanga. Nta kibi, nta rubanza mbaciriye, kuko Imana niyo nyine niyo mucamanza. Ubwo rero rwose ndetse ngiye no kwa nyine ubuhamya bw'ukuntu ndetse nafashe n'urugendo nkajya kwa Karangwa Pierre, nkagiwe mu rugo rwose, ndetse icyo gihe nagiye nzenguruka ku ngo zitandukanye, ngira ngo no kwa Merani nyine naho nagiyeyo ngenda namaze impuhwe z'Imana. Byari ibikorwa byo gutanga imbabazi, ni ibikorwa byo gutanga imbabazi. Ubwo rero uko byaje nyine mu by'ukuri ni uko ubutumwa bw'impuhwe z'Imana bwaramfashije cyane. Noneho rero nkaba narakuriye cyane, narabaye cyane mu muryango w'abiyambaza impuhwe z'Imana nyine wo kuri paruwasi ya Gisenyi. Ubwo rero uko twiga urwo rukundo rw'Imana, impuhwe, noneho naje kwiyumvamo ko mpamagariwe kubabarira, kandi nkababarira abantu batugiriye nabi. Ubwo rero nagize gutya rwose numva ko ngomba kubikora, nsaba Imana imbaraga. Noneho ubwo nagize gutya mbisangiza abavandimwe rwose twasenganaga, hari ukuntu najyaga mbabwira nk'ibintu bagasa nkaho batangaye nyine. Ndavuga nti rero ntinafashe icyemezo cyo kubabarira umuntu bivugwa ko yishe papa, umuntu wabigizemo uruhare, donc baduhaye ubuhamya ko wabigizemo uruhare.
nafashe icyemezo cyo kugira gute cyo kumubabarira. Nuko abavandimwe baravuga ati igitekerezo cyiza, urumva ni igikorwa nyine mu by'ukuri gikomeye cyane. Ndetse nawe kandi nshaka no kuzajyayo, nuko turakomeza turabisengera. Kubw'amahirwe nyine urebye cyari igikorwa mu by'ukuri kirimo amasengesho y'umuryango nasengeragamo, noneho ndetse tuza no kubona n'inkunga, nza no kubona ku buryo bw'igitangaza umuntu utera inkunga nyine icyo gikorwa nagize, atanga amatike yo kuba nakora urwo rugendo nyine kugira ngo nzajye nyine gukora ibikorwa byo kubabarira nyine. Nuko ubwo rero nyine nagize gutya ndakuzindukira nyine ndagenda nyine njya nyine iwacu muri paruwasi ya Kongo. Yego nari ntuye muri paruwasi ya Gisenyi, njyayo rwose nabyiyemeje, ndazinduka mu gitondo kare ndagenda nyine nkomanga kwa Karangwa Pierre, ninjirayo hari mu gitondo rwose kwa kundi umuntu agenda abantu abazindukiye. Nuko ndetse barananyakira rwose, icyo gihe banyakiye neza, bahantekeye ibiryo bya mu gitondo, bahana icyayi, nuko turaganira, nuko mbaha nyine dutabo tw'impuhwe z'Imana. nicyo kintu nagendaga nitwaje nyine ibikorwa by'impuhwe. Nuko ubwo rero icyo gikorwa nakoze ni igikorwa cyo gutanga imbabazi, kuko natanze imbabazi mu mutima wanjye. Nkumva nafashe urugendo njyayo. Hanyuma ikindi kintu nyine nuko nagize gutya nabwo hari igihe cyamaze iminsi, umugore nyine umudamu wa Karangwa Pierre yaje kurwara cyane, nyine abantu barabyibuka. Icyo gihe rwose naragize nabaye uwa mbere kuvuga ati uriya mudamu ni ngombwa kujya kumusura. Rwose icyo gihe yari arwaye cyane, arembye muri CHK. Nuko abantu barabizi ko yagize ikintu cy'uburwayi, ndetse abantu bari barihebye bavuga ati ntazakira. Ariko nibuka ko rwose ndi mu bantu bagiye kumusura, ni ngombwa ko mfata iya mbere nkajya ku bitaro nkabasura, ndetse nkagira n'icyo nitwaza cyo urumva iyo umuntu agiye gusura umuntu urwaye agira n'ikintu yitwaza, nubwo yaba envelope ntoya nyine, ariko avuga ati abantu bararwaje, ni ngombwa ko tubaba hafi. Rwose nafashe rwose iya mbere njyayo rwose, ndabyibuka rwose. Ndetse icyo gihe masanga nyine na Karangwa Pierre nawe yari ahari, nuko ndamusura ndabahumuriza. Ubwo rero nk'ibyo bintu ni ibintu nakoze gutyo, ariko numva ari ibintu bindimo, kandi ariko iyo mbitekerezeho nsanga ari ibintu bifite akamaro cyane. Niyo mpamvu rwose duhamagariwe gutanga imbabazi, kandi iyo uteye intambwe ya mbere, Imana nayo itera izindi. iyo uteye intambwe imwe ya mbere usanga Imana nayo itera intambwe eshatu igize gute igusanga. Niyo mpamvu nasaho ibyo bikorwa byose ngasanga Imana hari uburyo yateguye aho hantu ngiye, uko nagezeyo bakanyakira, uko twashoboye kuganira. Ibyo byose ni ibintu nshimira Imana, kuko yenda murabizi nta nubwo nanatinye, ndetse ibyo biryo bampaye ndabashyiramo iki n'iki nabyo ni ibintu bishobora kubaho, ariko nta kibazo rwose. Naricaye ndarya, turaganira, kandi numva ko ibintu bigenze neza. Hanyuma ikindi kintu nuko haba mu minsi mikuru nagiye nkoresha, nagiye ntumira rwose Bwana Karangwa Pierre akaza iwanjye, ndetse n'ababyibuka ubukwe nakoresheje nyine yarabutashye, kandi hari n'imirimo yarashinzwe no mu bukwe bwanjye. Ibyo rero ni ibintu rwose numvaga bindi ku mutima, nta nzika mfite, nta rwango mfite. Nkuko nabivuze nanone, hari igihe kubera ko nakoreye akarere ka Rutsiro nyine, hari nk'igihe nabaga ngiye nk'ubutumwa i Kigali, bakambwira ati Karangwa Pierre afite imodoka, ejo azajya i Kigali. Nkagenda nkamutega, tukajyana mu modoka hamwe n'abandi bantu, akantwara. Nk'icyo ni igikorwa cyiza, kuko yarabati yampaye lifti, tukagenda nabwo turi mu bikorwa nyine byo gukorera igihugu. Ubwo rero ibyo byose ni ibimenyetso byanyeretse yuko abanyarwanda bashobora kubana, haba n'umuryango wo kwa Merani rwose. Kugeza ubu ngubu nta kibazo dufitanye, n'abantu tunavuka mu gace kamwe, agace bitwa agace ka Gashyuha, abahazi nyine bahamenya. Nta kibazo mbona dufitanye, kandi ibyo byose ni ibintu twavuga abantu ni nko gukomeretsanya, ariko abantu bashobora kugira gute kongera kubana.
mvuze rero yenda no ku butabera birumvikana nyine igihe cy'ubutabera nacyo ni ngombwa. Nanone hari abavuga bati impuhwe zitagira ubutabera nanone ni ubugwari. Byaba ari ubugwari, nanone byaba ari ubugwari nyine kutavuga ko ubutabera nanone bugomba kubahirizwa. Ni ngombwa nanone ko ubutabera bwariza, ariko dufite ikibazo nyine navuga kiri muri rusange mu gihugu cyacu cy'uko abakoze ibyaha bo ku ruhande rw'inkotanyi cyangwa ku ruhande rwa FPR ntago ubwo butabera ntago buraboneka. Ni igihe rero cyo kubuharanira, ni igihe cyo gukora. Ntago ngwanya ubutabera, ni ngombwa ko ibyo byose nabyo hazaho igihe cy'ubutabera, haba kuvuga ati yenda akagoranira ko yenda abo bose cyaba bakuvuga ngo Karangwa Pierre yakoze ibi n'ibi, akaba yagezwe imbere y'urukiko akisobanura, cyangwa se nabo bakoze ibi bakaba bagize. Ibyo ni ibintu nanjye nshyigikiye ko icyo gihe cyagerwaho, ariko n'abanyarwanda bose bagomba kubiharanira. Kandi noneho umuntu waba warakoze ibyo byaha, igihe abantu baharaniye ko agezwe imbere y'urukiko, ababikoze ntibazabone ko ari urwango cyangwa se ari kubagirira nabi. Nuko buri cyaha kigira ingaruka, kandi ubutabera ni ngombwa kugira ngo buhagarike ibyo byose. Aha rero ni ngombwa ko abantu bahumva, ni ngombwa ko abantu bahumva kugira ngo kuharanira ubutabera nta kibi kirimo. Kandi n'umuntu uregwa n'ubutabera, umuntu uvuga ko yakoze ibi ngibi, nta mpamvu yuko arakara cyangwa se ngo abe yakorwa ibikorwa byo guhakana ibyo byaha, ndetse bigeza naho uvuze ko uyu yakoze ibyaha ashobora no kwicwa cyangwa akagirirwa nabi. Ibyo ni ibintu bitari byo, ni ibintu bitari byo, kuko ubutabera nanone ni ngombwa. Icyo nacyo ni ikintu nyine numvaga nshaka kongeraho. Ntabwo bivuze yuko nanone ntaharanira ko nyine ubwo butabera bwabaho, ariko bikaba byumvikana ko nyine ubutabera n'impuhwe biruzuzanya. Ubwo rero impamvu mvuga ko muri iki gihe mu by'ukuri imbabazi nazo zikenewe, nuko harimo ibintu bitagenda neza, ndetse noneho n'abantu bavuga bati mureke duharanire uburenganzira bwacu. Igihe rero hageze igihe cyo guharanira uburenganzira bwacu, iyo umuntu yatanze impuhwe imbabazi, ashakwa nanone uburyo bwo guharanira uburenganzira bwe butagira gute, budahutaza. Nicyo kintu numva byanyigishije, guharanira uburenganzira bwawe ariko utagize abantu ugira gute uhutaza. Hakabaho gushaka uburyo bw'amahoro bwo guharanira uburenganzira bwawe. Muri iki gihe hariho nyine abantu benshi baharanira uburenganzira bw'abanyarwanda. Ni ngombwa ko abantu bajya bakurikira ibiganiro bitandukanye bica ku masheni atandukanye, abajyanama batandukanye bavuga bati se abantu baharanira uburenganzira bwabo gute. Ariko twebwe icyo dushyigikira cyangwa icyo shyigikira ni inzira z'amahoro zitagira gute, zidahutaza uburenganzira bw'abantu. Ikindi kintu ni uko iyo urebye ibyago twagiye tugira, hagiye habaho ibikorwa byo gushotora, noneho ugasanga habayeho gusubiza inabi ku nabi. Noneho abantu bakavuga bati bagiye kwica abantu kubera yuko ngo bari kwihorera ngo nabo batakaje abantu. Ariko iyo habaho gushishoza, tuvuge dutanga urugero, murabona hari urupfu rwa Perezida Habyarimana nyine rwakurikiwe n'igikorwa cya jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko ubirebye ni ukuvuga ngo hariho n'amateka atandukanye bavuga ngo nabo bamwishe, ariko reka turebe tuvugwe ibivugwa ku bantu ndetse n'abantu bari begeranye, yaba na Perezida Kagame cyangwa se n'abari bayoboye urugamba. Nuko bavuga bati hari nk'abavuga bati twiyumviye yenda Perezida Kagame avuga ko iyo ndege igomba kuraswa. Havuga ati urugero hari uwitwa Rudasingwa mushobora kujya mushaka ibiganiro bye, akavuga ati Perezida Kagame yatanze amabwiriza yo kurasa iyo ndege, ati turabyanga ariko birangira iyo ndege irashwe. Hari abitwa Bakayumba Nyamaswa bavuga bati warashe indege, bakavuga bati ni Perezida Kagame watanze amabwiriza. Hari ikiganiro nakurikiye cya Ambasaderi Jean Marie Vianney, nawe wavuga ati igihe nari ndimo rwose twari twicaranye twese turi kumwe, hari Perezida Kagame, hari abandi bantu, ati atangira kuvuga ukuntu ati twagize vuba indege turayirasa. Ni ukuvuga ngo nabyo ntekereza ko nta bandi bantu nanone bazafata ibyo byemezo cyangwa bazavuga bati ese indege yarashwe nande. Icyo nshaka kuvuga rero ni ukuvuga ngo niba ibyo byose bivugwa gutyo, noneho
urebye abantu bagiye kwica abatutsi bavuga ngo ati ngo duhorere Habyarimana, duhorere Habyarimana, iyo baza gutekereza bakavuga bati ibikorwa byo kwihorera nta kamaro bimaze, nta kamaro bimaze, byashoboraga gutuma bagira gute bahagarika ubwicanyi. Niyo mpamvu rero nta mpamvu yo gusubiza inabi ku nabi. Gutanga imbabazi rero bituma umuntu areba abanyabyaha cyangwa se abantu bakoze inabi, ukabareba nk'abantu, birumvikana hari ibikorwa bitinyitse cyane, hari ibikorwa biteye ubwoba abantu bakora cyangwa se bagiye bakora, ku buryo habaho no gutinyuka uvuga uti aba bantu ni bantu ki, aba bantu bafite umutima w'ubunyamaswa. Hari ibintu byinshi biri kuvugwa muri iki gihe, hajya bivugwa ku bakoze ubwicanyi nyine bwakorewe abatutsi, cyangwa se kubivugwa ku bwicanyi bwakorewe abahutu. Hari amagambo menshi avugwa, hari abakoresha ngo amagambo abavantara, hari ibintu byinshi bivugwa. Ariko ibyo byose umuntu iyo avuga ati gutanga imbabazi, bituma mbere na mbere ureba abo bantu baregwa muri ubwo bugizi bwa nabi, ukabareba nk'abantu mbere na mbere. Noneho ahubwo hakabaho gushaka impamvu ituma abo bantu bitwara buryo. Noneho impamvu nicyo kintu cya mbere, niho abantu bakwiye gushakira impamvu abantu bitwara gutya na gutya, ni ikihe kintu cyakorwa kugira ngo ibyo bintu bihagarare. Kuko byanze bikunze inabi zatsindwa, ntago ubugira nabi buzahoraho. Byanze bikunze ibyiza nibyo bizatsinda, nk'uko nkunda kubivuga. Ariko nyine twese tugomba kubigiramo uruhare. Gutanga imbabazi rero ntekereza ko ariyo ntambwe ya mbere. Noneho umuntu aho kugira ngo akwirakwize urwangano cyangwa se akwirakwize gusubiza inabi ku nabi, noneho wa mutima wa gutanga imbabazi bituma urwego rw'umutima wa kimuntu rugira gute, ruzamuka. Ikindi kandi Imana yonyine ni ngombwa ko tunatekereza ko intambwe, nk'uko nabivuze, intambwe ntoya duteye, niba tuzataba abantu bari kurangwa n'ubugira nabi bukomeye, bari kurangwa n'ubugira nabi bukomeye, twebwe nidutera intambwe, Imana nayo ifite ikindi kintu izagira gute, izakora. Uyu munsi rero ikiganiro cyane nkaba numva nagisoreza ahangaha, kwari ukubaha ubwo buhamya bwanjye, ndetse no gushishikariza ababishoboye kuba twatanga imbabazi. Kandi imbabazi numva natanze, numva ntabwo ari ubugwari, ni igikorwa numva Imana yampamagariye gukora. Kandi nanone nkaba navuga nti ubutabera nabwo nyine ndabuharanira, kimwe n'abandi twese duharanira ubutabera, ariko tubiharanire tugize gute, twitwaje umutima wa kimuntu, umutima urimo urukundo n'impuhwe. Murakoze, mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza, tuzakomeza ubutaha.